tangaje ko u Rwanda rwemeye ko rufatanya na leta ya AFC M23 MRDP imbere y'abadepite ba akaduha imana impundu tuzamuri imana icubahiro n'abanyakagara ngaya bimuzi neza uyu musaza arimo avuga inyuma ye hari umugore imba ari umugore we sinamenye neza wabonaga yijimye ni mukaka kuriya asanze rwose wamumenye wowe aragira atese aragira ati rero mu byukuri niko bimeze abantu bari arabasigaye muri Buvira hari abasigajwe nuko babuze uko bahunga byageza aho ngaho inzira zirafunga ubwo ngubwo nta kindi baranti twona bagaya situation barimo ni kuri abo uvuga kuko ubuze ikinyurano cyabiriya amakuru dufite nuko drone zarashe muri territoire ya Rucurusori ubwo nuvuga ngo barashe ku butaka bwa leta ya AFC noneho aho nahitwa karibu cyane nawe hano ni kunsobeko ndetse no ku Rubunga TV reka turamutse abadukurikira abarahatandukanye tuzashaka handi hando turebe ko badukurikira naho twabonye ko abanyakaragwe batwakuye turamutse abavandimwe bari Karagwe twahoraga twavuga ariko twabonye noneho koko turi kumwe nabo bageze kumbaza ngo ni ndagusobanurira rwose mu byukuri reka reba kandi gace dushaka hari kandi gace dushaka kubaza ko badukurikira ejo tuzakababwira cyangwa se mu yandi masaha rero turamutse abavandimwe bari Karagwe turamutse abavandimwe bari Bukavu turamutse abavandimwe bari Bujumbura Kigali Rucuru ahantu hose mu barurimi rwacu turabaramukije kandi turabakunda Imana ibagiriye neza hamwe n'imiryango yabo ni karibu rero mu biganiro byacu yego diaspora rwose turabasuhuje nari nabibagiye ni bamwe mu bantu badukurikirana umunsi ku wundi ndetse iyo tunatinze bazatubwira ati ko mutatugezaho amakuru bimeze nanone kandi reka turamutse abarwanashaka bo mu bwoko bwacu b'abanyamurenge abarwanashaka ngire ngo abantu batabumva abarwanashaka ni abantu bahagurutse kugira ngo Kongo ibeho kuko ndiriho n'aba revolutionnaire bashaka ko hari impinduka iba muri Kongo nibo barwanashaka yego no kuri aho bari hatandukanye ku isi yose turabizi ko bataryamba badasinzira igihugu nico bashize ku mutima n'ubwenge bwabo kandi Imana izabasubiza cyane nanone kandi abateshutse abitiki biciza barahari amahirwe arashari kuko bagaruka bakaja ku murongo bakagusaza nabi no fabanduranye nuko niko bimeze rero ni kari mu biganiro byacu yego ikaze rero mu makuru yacu turayahera mu misozi miremire y'umurenge cyangwa se mu minembwe nkuko nari mbivuze kuva mu gitondo haje amakuru avuga ko habuzuka ibitero mu gace ka Rugezi ndagira ngo uyave muzi bwana doctor reka amakuru tuyave muzi amakuru yabayeho mu masaha ya kare ubwo ni mu masaha mu gitondo aho ingabo za Mayimayi witangwa Mazito general ndetse ku bufatanye n'ingabo za coalition izo ni ingabo zari zivuye za Mugera n'ahandi ziri kumwe n'abarundi ndetse na FDLR bagavuze ibitero kuri position ya twirwana iri mu Rugezi Rugezi ni muri sud ya Minembwe ku batahazi hage haba n'ibitero byinshi cyane ndetse bya drone ndetse n'ibitero ro hasi hari ahantu habaye intambara zikomeye cyane rwose urabona ko Burundi bwahateye inshuro 7 bugaragaza gushaka kwinjira muri Minembwe baciye muri Rugezi izo ni ingabo z'u Burundi su Burundi bwa ejo ngoma zito waruvuze n'uyoboye izo ngabo ziba ziri muri Rugezi ariko yarayageze Buvira aho abanyamakuru bamaje tese niki cyatumye mudafata Rugezi mudafata Minembwe aravuga ngo bagize abayinfilite muri bo ngo batuma batayifata ariko bisubizo by'abacu yego bari agenda ategeza ko none yabe n'Imana itazi kunda kujana nabo urumva rero bo yari yaje wenda bashaka ko hari udufaranga ngo bahawe muri isura rya Uvira makuru ufite nuko hari amafaranga yavuye Kinshasa ashaka kuba insara de nouveau ndetse kufatanya n'Uburundi leta y'Uburundi ndetse n'abacancu bari hariya n'Ubirigi rero ashobora kuba yaje gusarangwa ayo mafaranga ko adasanga bayamaza abandi ariko yasize coordination ingabo ze ziri hariya nanone nizo zafatikanyije n'ingabo za coalition bagira batera ico gitero ku marembo ya Minembwe ariko kubwa amahirwe make kuri bo ntivyabagendekeye neza amakuru dufite nuko bahunze bahungana mighty nishi ariko nanone izo babashe gusigara
kuri tere hasigaye imayiti 5 abo twirwaneho niyo yazishinguye nanone kandi batakariza n'ibikoresho bitari bikeya bya gisirikare aduyi aza guhunga bimeze gutyo muri Rugezo nuko bimeze ubwije aduyi yahunze hasa naho agahenge kagarutse ariko mu by'ukuri Rugezo gana mirimba ni hafi nabona handi urugendo rw'amasaha 5 ubu aduyi ntiyagiye kure ashaka no gusuganya akagaruka mu by'ukuri yahunze kibatsi ariko ntabwo ari kure mayiti 5 amakompori 10 shene za PKM 4 ndetse n'imbunde zindi 4 ayo niyo matokeo yabaye muri Rugezi byumvikane ko ingabo zatwirwaneho zabashe gukora akazi nk'uko bikwiriye zibasha kubaha isomo muri karagace nanone muri uyu mugoroba bwana Dr. twerekeze mu gace ka Pwezero haravugwa imigwano Pwezero rero muri kino gicamunsi cyangwa amasaha ya kumanywa nibwo twamenya amakuru kuko aduyi yagize ate yisuganije azamutse ari mwinshi akaba nanone kandi amasaha yateyeho bwite ni saa 11 nibwo aduyi yabashe kuba yagerageza gutera bwo amasaha ya kare ariko asa n'urushijwe imbaraga nanone asubira inyuma ahaza kuzamuka ingabo nyinshi ubutuvugana zishaka nko kwisubiza zero zirimo noneho ingabo z'u Burundi abacancuro ndetse na FDLR FARDC ni bashoreye ariko mu by'ukuri bakaba bashaka kiguzi cyose kwisubiza Pwezero kuko urubuka ko bushize bavuze ko Pwezero ari rwo rufunguzo rwa Moye Plateau ndetse kuba bagera na za Tanganyika province rero bakaba bashaka kundu basubira kwigarura ari amarango ya Pwezero kuko batekereza kuko Pwezero ariyo kandi koko niyo nzira ija muri Katanga igasubika bayimanuka kandi niyo muri Uvira iyo barimo ndetse na za Baraka none no kumazi yatanganyika rwose nuko niko bimeze rero bakaba bashaka ku buryo bwose kwisubiza hari ahantu urabona ko nubundi nta hantu birengeye bagifite bagashaka kugira ngo bafate iriya misozi kandi nanone nuko bimeze rero niyo mpamvu bakoresha indege ndetse no hasi kugira ngo barebe ko bigarura iriya misozi na Rugezi nubundi kandi nayo iri hejuru ya Minembwe bikaba bigaragara kuko bashaka kwisubiza ari amatopo yose ari hejuru ya Minembwe nuko ariko bimeze yego imbone yacu cyangwa se imbone zacu zatubwiye ko masasu cyangwa n'imbunde zikomakomeye hariya zarimo zumvikana hitwa kwisumo ubwo abahazi bazi neza kwisumo aho haherereye byumvikane ko havuzwe cyangwa habaye urugamba rutoroshe muri aya masaha y'umugoroba ariko imbone zacu zatubwiye ko bitatumye gahunda z'isoko uyu munsi na gatanu isoko rya Kiziba ryaremye abaturage baremye nk'ibisanzwe bitegezwa kurema kuko abaturage bari mu maboko meza nanone kandi aho intambara beresi kure cyane ariko kandi si hafi nandi urugendo rw'amasaha ashobora kugera no muri 3 n'igice ku maguru urumva rero ibyo rose ababashaga abantu bari muri Minembwe hari kuri bo ni kure twe turabona ari hafi ariko abantu baduye yinjiranye mazu akabanyaga bareba bakabica bareba hari barabona ko wakirika kure mu by'ukuri n'abantu bagize iminsi mu rugamba imyaka hafi 9 baterwa buri munsi kumva ko ari kuri zero ntibyabuza abantu mu Minembwe cyangwa muri centre kurema kuko kuri babona ko ari kandi nta yindi nzira barahunga se bajaye rwose nta yandi mahitamo niko bimeze Uburundi bwateye abanyamurenge no ndetse na Kongo abacancuro bose mwumva bazana bashaka kugira ngo bakora abanyamurenge hariya cyangwa se nanone kandi harimo no kuvuga ngo babice kuko ntibaza baseka baza bica tunakomeza kubaza Burundi cyo ushaka ku banyamurenge yego abantu mu biganiro byacu byambere niko twabivugaga kugeza ubu Evariste kidashaka ku banyamurenge tukizi umugambi uracahari kandi ntazo dukora mu gihugu cyacu Evariste bavuye dukomeza kwiyamana none leta y'u Burundi kuko hari asi wabo twabivuze inshuro nyinshi cyane Burundi bushaka hariya ntitukizi twari tuzurundi nk'abantu tuvukana ariko ndayishimiye ko kwibwira ko yokora abanyamurenge ari ntibishobora nabe niyo azazana ingabo ze zose ntizakora abanyamurenge hariya nubwo bakuramo uwo munsi bwo cyo bagasakaza bagasubiza iwacu cuni wacu ndayishimiye bavuze ejo bundi basokuru bamaze imyaka n'imyaka urahari amagana n'amagana maguko yabari hariya aruva ko twaheba ntibishoboka rero nuko bimeze rero twamagana Burundi ndetse na kira gihugu gikomeye kiri mu bara kwamagana ariko niba ko cazanye n'aya maca n'izi ntambara zazanywe n'ububirike isubona umunyamurenga canga umututsi ashaba kamwica ni ideology yasizwe n'ababirike noneho berekanye koko ari bo babiteye
dore noneho bari kumwe n'abicanyi n'abagizi ba nabi reka tubwire Amerika ngo iturebere bari abantu atarambaye mu gucukumbura amakuru ahari ashobora kuzavuga kuri kese y'ububirigi akamenya ko aribwo bwateje ibyago akarere gafite kuva muri 60 basubira iwabo kugeza ubu nyine aho abantu bicana badashingiye ku kindi kintu kuko umuntu mudasa kuko umuntu mutavuka mu muryango umwe abantu bakaba barashize bamarwa niyo none rero baje bakurikiye ideology yabo bageze noneho kuri tere babonye kuko ingabo za revolution cyangwa ingabo za leta ya AFC zihaye zishaka kugira ngo zikurure amuzi mu bantu cyane amahoro aganze noneho rero baje kwitanga amahoro kandi ubu biri gico bushaka sa amahoro rwose yego reka dukomereze mu mujyi wa Uvira aho hamaze icumwe nyango kirashize ko ubu none umunsi na gatanu ingabo za AFC zavuyemo ku mugaragaro ninga nibwo abaturage bahunze uyu munsi wahoze ari guverineri wa Sud Kivu ubu ni guverineri muri CDC nyine ubu nta wundi ni Purusi yagaragaye mu mujyi wa Uvira yambaye agapira n'igitoko c'agapira yabaye intwari isuku aho yazanye confidence nishi ko umuntu warwanye watsinze urugamba yirukana umwahazi we aboneka rero muri mujyi akomeza kubabwira amagambo menshi yo kumakubabesha ariko twibutsa abantu ko ku nkengero ari intumbi mayimayi cyayi karasa muzarenda yahora n'umuntu akanyaga ako na agace gato yaberekanye twibutsa abantu ko Uvira marezo bayaciye cyangwa se bafunze network internet utwo n'uduce duke bagaragaza kubeshamwe abantu nabonye hari n'utuvideo twanyamurenge bafatiweho microphone ako niko nshaka tuze kugera hano bashaka kuvuga ko ari byiza ariko atari byiza bafatiweho imbunda pia kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wengine ambayo ni pirate. FRDC imejihusisha, nitashukuru FRDC kwa kile ambacho imeweza kufanya. Tangu iliingia hapa kulikuwa vurugu na mamenasi na masasi, sababu unaona wakati tumeasirika tulikuwa katika woga. Alafu yale masasi ambayo ililia hapa na hapa nayo ilienda kuleta trauma. Na pamoja na hayo wakati FRDC ilijihusisha kuwinda na kutafuta wahalifu na kuwafunga, kuwapiga, wamekimbia, na mwa hizi siku mbili tunamaliza siku mbili hatusikie hata risasi. Ile deja ni hatua ya mabadiliko. Kuna kile FRDC pamoja na wale wazalendo halisi wamefanya kwa zile jamaa ambazo kuna jamaa ambazo zimekuwa menase zaidi, lakini wamekwenda hapa na hapa kulindia wale watu usalama. Wenzetu ambao waliokimbia wajitahidi ili waweze kurudia makwao, wasihangaike na maisha ya refugee au ya wadeplace. Hapa tuko usalama kabisa, tuna hakika ya usalama. Hata wa viongozi wakubwa wa wasoda walikuwa kutuzazama wakaturasire usalama, tuko salama kabisa. Abantu bashaka kwibona bakagira ngo nibindi niko akunda bavuze ngo hagarikiwe n'ingwe ngoravoma siko harya turi mu gucaga imigani we ugasanga iciza nuko abadukurikira barahari baravuze ngo wagarikiwe n'ingwe ngoravoma. Rero bari hano uko bameze ko barabashiraho kamera bakabatega kuvuga bishimisha ababareba, ariko mu byukuri situation Buvira ntiyoroshe kuko nabavuga amazu yabo ntafite amadirisha ntafite imiryango nabo ubwabo nubwo bavuga ariko iyo bari n'isura yabo. Uyu musaza arimo avuga inyuma ye hari umugore, imba ari umugore we sinamenye neza, wabonaga yijimye ni mukaka kuriya asande rwose wamumenye wowe aragira ati rero mu byukuri niko bimeze. Abantu bari abasigaye muri Uvira hari abasigajwe nuko babuze uko bahunga byagezaho ngaho inzira zirafunga. Ubwo ngubwo nta kindi barangiye kubona bagaya situation barimo ni kuri abo uvuga kuko ubuze ikinyurano cyabiriya ikikwereka ko ibyo yavuga yabihaswe kubivuga. Yarahagaranye ku ruhande rwo na wa mugabo wa musaza baheruka mushumba pasiteri nawe baheruka gukubita bamusanze mu uyu
bahagarara nawe ngo agera aho ngaho uyu yarakubiswe ahagaze iruhande rwe n'inyuma yiwe amadirisha yarabomaguritse inzu yose barayibomaguye yarangiza ngo ibintu namahoro ndetse aravuga ngo hari abazalendo babi niyo ngo batunyanyasa batumena sangaha ngo nabandi bazalendo beza uwumva yari yumvishije uwumva yavuze neza cyane uriya musaza yakoresheje filozofi nziza mu by'ukuri anashimira na FARDC ariko nta itandukanye cyane nico kimwe n'abazalendo bose rwose mu by'ukuri nuko situation imeze muri Uvira gusa icyo dushima nuko bakiriho barabizi kuko bakora kuri umwe ifite torebera nubwo hari abapfuye kandi bakongomani benshi bazira kuko basana abanyamurenge cyangwa basana abatutsi iyo tuvuze umunyamurenge tuba tuvuze umututsi noneho birababaje nabyo ariko kandi raporo irahari icyo gukorwa kirahari mu by'ukuri nuko bimeze ariko arabone ku nkengero za Uvira hakaba hituye indege ni muri Uvira indani indege y'akajugujugu yituye muri mujyi bikaba bikekwa ko ari ya Monisco cyangwa ari y'Ububirigi kuko yarimo abazungu ngo yaje yitwaje iki harya amabox menshi y'amasasu byanibukije cyage kandi habaye distribution cyangwa se habaye gutanga intwaro ku bantu bose kugira ngo bagiye gupokera nk'ibiryo nk'ibindi buri ukazafuso zatanga intwaro muri Uvira ndetse no muri Plaine nuko niko bimeze rero indege nasekejwe n'umuturage wari mufata iyo video y'iyo ndege yayishima ngo Imana ishimwe ngo abazungu bageze muri Uvira ntamenye ko abo bazungu n'ubundi aribo bazanye imigambi mibi urwo rusasu bazanye na amahoro bazanye izo mbunde bazanye ibyo bikoresho bya gisirikare bazanye iki zumvikane ko hari ayandi makuru avuga ko abazalendo ku ruhande aribo babangoma zito twavuze bari baje n'ubundi gutwara ibikoresho urumva ko zumvikane ko nayo masasu ari byizo byazanywe n'abazungu aribo ubwo babonye amasasu ntibabona urupfu ntaco n'abandi ntibarasa amashaza cyangwa ibishimbo mu by'ukuri banibukije umufurero wigeze guhunga iwacu ahunga imodoka zaje mu gihugu umugore atese duhunze iki ndakubwira tugeze yarahirye murati ngaho mbwiraga ntigomba kujana inka n'abana n'ibiki dusize imirima n'ibindi cyangwa se wabonye iki hariye ati nabonye imodoka atavuga ubwenge bw'abagore ati wabonye imodoka ntubone accident imodoka izitandukana na accident ati duhuze accident tugiye imodoka itaragera kugira ngo abana batazapfa nabo rero babonye amasasu ntibabona ifu ariko mu by'ukuri banza amahoro tunabigarukeho cyane kiriya ni ikimenyetso kuko leta ya Kongo idashaka amahoro ikimenyetso gikomeye ko leta ya Kongo idashaka amahoro ifitemo ababirigi ifitemo mercenaires baba Colombian n'abarundi gana mercenaires zose none bazanye nizo za Monisco z'amabandi zibafasha mu bikoresho by'indege kandi ngo ni igihugu gikeneye amahoro urumva amahoro yaboneka gute nako kajagari kuze muri amuke iswari uriya mugabo azasiga tuzabibwira abana bacu cyangwa n'abayibwira babo ariko mu by'ukuri si nziza ku rundi ruhande rero n'ubundi bikorwa bibi by'urugomo by'abazarendo aho ni muri territoire ya Shabunda aho abaturage bishwe n'inkoni barakubitwa bakakukezaho bapfa iriya video nayitinye sinanayirebye ngo nkarangize aho ni muri Shabunda n'ahandi hose muri kamera zirazimije aho ni muri Kamituga nigeze kubona bakubita umukecuru ngo n'umurozi baramwica ni ukuvuga ngo ivyo nibyo bihari amabariyeri yagarutse n'umwijima twavuze ko ari umwijima ejo titwo bitindaho ariko hari ababikurikirana banabifite mu nshingano zabo abo nabemeye kuko batanga ibyabo ndetse n'uduhanga twabo kugira ngo abakongomani babeho yego kandi nimba yambonye ngo baho abakongomani bakeneye kubaho yego nibyo rwose sinzi rero nimba twanyarukira muri Nord Kivu nanone nkuko twatangiye tubivuga ibitero bya leta Kinshasa bikomeje ahitwa Rucuru drone n'ubundi zongeye kandi kurasa namakuru dufite nuko drone zarashe muri territoire ya Rucuru ubwo nuvuga ngo barashe ku butaka bwa leta ya AFC noneho aho nahitwa akazi nako karasana ariko na muri territoire ya Rucuru ni muri Rucuru akazina ka Kikuku muri cheferi ya Bwito naho rero Bwito rero niho drone za FARDC
zabutse zirasa uyu munsi ngo saa 8 z'amanywa zarashe nako ku manywa sorry noneho bikaba bigaragara ko kuriya mugabo kuko adashaka ibiganiro habe nabira muri Amerika sinzi kuko tabiriho i Rwanda ngira ngo babibona Rwanda ahubwo ni Rwanda ni Rome muri za Togo takigenda ubwo bumva twari muri CCLF cyangwa se yagarikwa ry'intambara ryo ryatumye n'ubundi ngabo za M23 ziva muri Uvira none abandi bo ntibahagaritse twibutsa abantu kuko bakunda no guhunga ku rugamba ariko nyine bakarukunda yego dukomeje rero kwamagana ibyo bikorwa bibi z'urugomo za leta ya Kinshasa ikomeje kugaba ku baturage twibutsa abantu ko ubushize mwabonye ko hakozwe umuhango wo gushingura abantu hariya muri Goma bari barashwe na drone abaturage barenga hafi 70 nego bashingwe mu cubahiro na leta ya AFC n'ubundi nabandi bakomeje kwicwa niyo leta ya Kongo niko bimeze yego reka tunyarukire muri Amerika aho ntahandi aho ambasaderi w'u Rwanda ubwo ni ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Mukantabana hari niba ntibishe Mukantabana izina niryo aho yatangaje ko u Rwanda rwemeye ko rufatanya na leta ya AFC M23 MRDP imbere y'abadepite ba akaduha Imana impundu tuzamuri Imana icubahiro n'abanyakagara ngaya bimuzi neza bikaba nanone kandi nukuvuga ngo rero yabyemereye i Washington mu nama sinzi niba twona bisoma ariko mu byukuri namakuru asa nashimishije yaro nabibonye mu Kinyarwanda ariko mu Cyongereza dushobora gusoma wabibonye hafi nari mbibonye Rwanda has acknowledged to the United States ni America that it maintains security cooperation with the AFC M23 citing a shared objective to protect Congolese Tutsi communities who have long been targeted by FDLR and other armed groups allegedly backed by FRDC. Ni birebire ariko mu byukuri u Rwanda rwemeye kuko rufitanye cooperation cyangwa se imikoranire na leta ya AFC ubwo dufite leta mbo abantu siko babyanditse ariko twe tuzi ko ari leta mu byukuri reka dushima u Rwanda utarushima nibyo duhora n'ubundi rwari rwaratinze nibyo duhora dusaba ese aho batwakiriye nk'impunzi yari wabo duhunga baha abantu imirimo baha abantu ushaka n'ubwene bwe bakabubona n'ibindi nuba ngo kuva no nansisi u Rwanda rwakira abatutsi kandi bibuka kuko bari abatutsi atari abanyarwanda n'abakongomani rwose iki gihugu cyakiriye abatutsi kuva no nansisi batangiye kwicwa kugeza ubu nyine kitaranubwa kandi igihugu gitoya cyagomye kuba kivuga ati dufite abantu bacu dufite agahugu kacu gato dufite space nto ta space yari yanyu ni mugende muje gupfira iwanyu ariko u Rwanda rukemera ukakira abatutsi kuva icogiye kugeza ubu nyine tuvugana harabaye bahunga arabasaza bambuka sinabatutsi gusa no n'aba Rwanda phone bose n'abakongomani bandi bagiye bica abandi n'abaduhunga n'abaza baza bakabaka nigitanga rero no gushize FDLR zohereje abana n'abagore bikundi bibiri biraruka vuga none yibaze ngo umugabo arasigaye ngo azaze kugutera ngaho kuri iyo image naje kugutera ashaka kukwica ariko mfasha abana n'abagore banzu ubu bafatiye zaza kubacungura kuba gucungura wowe wewe ni wowe mwicanyi ariko mufatiye abana n'abagore hanyuma zaza kukwiceje mbona uko ngomba kugwana mbona uko ngomba kwitegura kuza kukwica nawe kugutera ariko sinaza ko ntazamusangana n'abana biwe akabicana bose hamwe nubwo bidashoboka FDLR kwisha ubwo twabonye cooperation ya AFC n'u Rwanda ibintu bigenda neza kadushimira u Rwanda
bagiye kudufasha none kumugaragara noneho umuntu wese harabishizemo ira FDL yamunzwe n'ironda koko FDL kubona umututsi n'ukubona igisimba mugiye abo twitangwa n'abahutu n'imiryango maze nazamwe n'abakoroni n'ibindi hariya mu Rwanda ariyo bavuga ati inkotanyi zirakabaho kera tutarazimenya muri za ideology twaga tubwirwa twari tuzi ko natwe duhuye n'akaga babitaga inyenzi bakabita izoka bakabike ariko aho tumaze kubabonera neza nibiganiro ngena kurikana amakomantere ati mwaba abakongomani yaba mwari mwemeye ngo abantu bazabategeke rwose umuntu banga ni umuntu ukiri kuzimu utaragera imusozi utazi n'igihe tugezemo bari barihanganye nta kuntu wafata impunzi ibihumbi birenga 300 muri kiriya gihugu gitoya kuriya bifite igihugu kingana kuriya gifite espace cyitwa ngo gifite na leta warangiza ukabihanganira hari n'ababona imirimo igi hehe mu ma interieur ahantu hose kandi batabifitiye uburenganzira ariko abantu bakavuga ati namwe ni mubeho kandi Dr. reka tunashime muzukuri buriya bazavuga ngo udashima hari imvugo nyine bazavuga ngo udashima ngo nyina ntabwo ari umukristo bakavanga imbwa n'izibiri bakavanga imbwa n'izisaba uwo yimye iyi ya kabiri ikima uwayihaye Perezida w'u Rwanda ndatekereza ko ari we wenyine muyobozi wahagurutse kuri mikoro akavuga ngo abanyamurenge baratabaje bubura ubatabara hari undi perezida wari wumva ubivuga kandi siwe twegeranye kuruta uw'i Burundi yo tubona intwaro iyo aravuga ngo naho muri reka mbafungiye mu rupangu ntimusohoke si ubwa mbere adukiza twaranabivuze turabisubiramo ariko muje ukuri reka dushimire leta y'u Rwanda kandi cyane apana buke cyane iri tangazo riravuga iki Dr. abantu bitega iki nyuma yo kurwanya kuko rubivuze ubundi aba opposer cyangwa se abanzi b'amahoro abanzi ba revolution abadashigikiye revolution ya AFC bahoraga bashinja u Rwanda n'ubundi gufatikanya na AFC kandi mu by'ukuri wenda n'u Rwanda rwa rutaranaza gufatikanya ubu none rukarwemeye cyangwa rwemeye ko rugiye gufatikanya nabo kumugaragara mu bijanye n'umutekano biravuga iki nigeze kwegera umusaza umwe nicage abantu benshi abanyakagara basaze kuba space mu Rwanda rwateye ngo bakoresheje ngo ajya ni Reta bara imwe ya Felix Chisegeti na Mayimayizi ati biracitse umusaza arabitegereza twara ahantu tuba dusezera umuntu wahurira hanze ati murashari bato ati ya twari tugize imana ngo tubone nk'ibihumbi 8 gusa ibihumbi 8 by'abasirikare b'u Rwanda ati batambuka intambara iri ati uwo munsi zamishira ntawimaze batambuke gusa bumve ngo barengutse habe na bibiri bije twoshima zokora akazi gakomeye abantu bamuze ngo urashaje ngo ntabruzi tisi ndashaje ariko nzu ubwenge tinga sije mwamushigikira uva abantu barabanyakagara ati ni mukomeze muzambwira ariko mu byukuri cooperation yizi leta zombi izaba nziza kurushaho cyane kuko mubabujije konga amahoro harimo n'abakomoka muri kiriya gihugu cy'u Rwanda rwose ari nabo babivye ahanini ine ideology y'amacakubiri n'urwango rwo kwica icitwa umututsi wese muri Kongo aho bafata umututsi bakamucosha bakamurya kandi bakamurya babaseka kandi kuri za kamera ngo yewe ngo dore umututsi kanosha ati fata turye dutsinze bubiri hariya bwari buraginka bakifotora bakivuga ibirwi bisha bungeri binka bisha abantu bari mu mirima yabo badafite aho bahore n'intambara nibigaye FDL igomba kwigaye yahisemo nabi cyane rero cooperation abantu bayitegeho kuko nituvugaga baravuga ngo no gusapotinga ya nukuvuga ikintu igomba kuvuga uko kiri iyi cooperation siyo ya mbere muri Afrika iyi leta ya AFC ntige gukora cooperation n'u Rwanda ari ibintu byo kuza kugesinga aribwo bigitangiro ya dufite aho bagiye za Darfur kera barabize ko byaraniranye byaragoye Central Africa Republic urabona ko isi yari yashize cooperation yabo n'u Rwanda yagaruye amahoro urabona ko ni midari
ubushize twayivuze imidari bahawe nanone kandi Mozambique uruzi kubyeyo byari bimaze kugera muri kapitale aho umusirikare wa leta cyangwa polisi wa leta atarakivugije kiri iruhande rwe n'imbunda ejo bundi abonye ko bohereje abasirikare cyane cyane biganjemo ba engineer muri hajya ni ikihe gihugu ni Central Africa habaga baje kubaka habaye meeting oya ni Haiti je pas ni Jamaica ni muri Kiba yego kwibagirwa bibaho ni muri Kiba ariko ndibutse kameme simeze nk'aba mugabo wakagara ni inkuru twavuze hano ngira ngo twara wakagara yaraniye kuvuga 2022 yamarenguka isaha yose irashira hasi ni muri Kiba bakara bakamwe ati shembwe Faransa nyawuda naco kikanga shembwe congereza Kiba ni igihugu kinateye imbere muri ukuri giteye imbere ntabwo igihugu kimeze nka Kiba cyo kwiyamaza u Rwanda ari ikintu coroshe aho u Rwanda rwagiye gufasha mu kubaka imitingito yo mu bwoko aho mu byo tugomba gusaba u Rwanda rugomba kudufasha nabo ba engineer kuko dufite igihugu cy'igisambu kitubatse none u Rwanda reka turusabe ko dukora imihanda nigeze guca ahantu ndumirwa ndavuga ngo leta zirarutana uvuye muri Gisenyi uja muri Cangugu ni zigzag nuku bimba imisozi bagacisha umuhanda utatekereza uretse Imana yo mu ijuru yahaye abantu ubwenge cyane cyane ndavuga barambuka ku gacu bw'abashinwa leta y'u Rwanda irakarama rwose mu by'ukuri natwe batugira imbabazi bo twereka uko biza bigenda kandi ifisi ready kwiga rwose rero iyi cooperation ije d'abord ari yo kurangiza impamvu y'umutekano intambara n'ibindi cyane ko n'ubundi n'abateza umutekano muke harimo n'abafite inkomoko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kandi noneho hakaba hari abakongomani bafite ubushake noneho atari bijya bya Kabila wakera bakeneye amahoro bitari bya Felix Tshisekedi tujye kubesha hari abakongomani bakeneye amahoro ku kiguzi cyaricyo cyose ntakiruta kwitanga bagapfa bakasiro n'abandi n'aba leti makanika ashaka amahoro rero ndatekereza ko ibintu bigiye kugenda neza cyane ko hari abakongomani babifitemo ubushake ibyagiye bibaho mbere byari bifashe byari mu buryarya bwinshi bukomeye ariko mu by'ukuri ubu tuvugana nuko agiye kuba amasezerano hagati y'izi leta zombi ubwo ni leta ya AFC na leta y'u Rwanda mu buryo bwo kugira ngo bagarurire abakongomani amahoro reka turashime aba bantu kuko bagize ubushizi bw'amanga bakabibwira mu gihugu gikomeye nka kiriya bakabibwira igihugu gikomeye Washington muri capital ubushorishori bw'isi kandi capital gayisi hariya niho mu mutwe w'isi mu mutwe w'isi neza hejuru mu gashorishori hejuru ariko tukaba turi hasi ariko mu by'ukuri turi hasi neza yego Dr. Tugana wenda ku musozo w'aya makuru yacu aha ni nyuma yaho Donald Trump umuyobozi wa leta zunze ubumwe za Amerika yabwiye Gisegeti ko afite igihugu cyuzemo ubucafu cyuzemo akavuyo agomba abakongomani bagomba guhaguruka bagakora mandamano wa mustake none nango numusibo weje ngo twayikoze ni nkuru twara tuyikoze leta y'u Rwanda yemeye kumugaragara ko ifatikanyije na AFC twitege ko hari n'ibindi bihugu se bigiye kuza umusaza atarafara avuze ngo urugamba tuzarutsinda kandi tuzarutsinda nishema jewe hari uko nabyumvishe niba nawe hari uko wabyumvishe ni sawa ishema kera ariko mu by'ukuri njyewe icyo nemera nuko Amerika yakoze ubushakashatsi buhagije ikaza gusanga kuko ejo n'ejo bundi ishobora kuzaba isize amateka mabi ku isi no mu gihe yo bita puissance mondiale bakavuga ngo igihe kimwe Trump yigeze gutegeka asapotinga bicanyi asapotinga kao abashaka kuyirangiza arabitanga yego ashobora kuba yashatse kwikura kuri iyo destembi ya histoire akavuga atereka nzasiga inkuru nziza imusozi rero ni muri urwo rwego ashobora kuvuga ati nimubikemurire ariko icyo nzi cyo nuko leta y'u Rwanda itavuze biriya gusa nta mpamvu nukuvuga ngo amaraporo arahari kandi ataratanzwe n'u Rwanda ko ushobora kuyatanga ntibayemere ariko hari amaraporo y'abanyamerika n'ubu bahora bazagoma n'ahandi bavuga ati ntakigenda yaranabivuze neza aravuga ati ibyo mvuga Syria ntambara n'ubwo ihari aha handi hitwa ko hatari intambara ko hari mu maboko ya leta ya Kongo ni muri ruswa ni mu bwicanyi ni mu bucafu
ni munduru mw'abakongomani mwe nimwirwaneho mu yandi magambo ubu nyine umukongomani ko natekereza ko ijambo Trump yavuze uwo haguruka haraza Kolwezi cyangwa za Kasai n'ahandi akavuga ati ngiye kurwanya kino kibi ashobora kubona support rwose abakongomani ni benshi bakeneye amahoro. Reka nari mvuze tese twitege ko hari ibindi bihugu byoza bikonganira u Rwanda gufatikanya na AFC gushaka amahoro muri Kongo cyane cyane ko tubikeneye. Birahari mu by'ukuri urabona nk'abanyakenya bamaze kumenya Kongo icyo ari cyo leta ya Kongo icyo ari cyo uribuka ko nanone aribo bantu bafashe ikintu twavuga ngo ni nka ambassade ya mbere ijara muri Goma bisigura ko Kenya ifite ubushake bwo mu kuzana amahoro cyangwa gahora amahoro muri Kongo. Twibutsa abantu ko n'ubundi perezida perezida Uhuru Kenyatta nibo bari barashinze guhuza Kongo na ya fere y'amahoro muri Kongo. Nanone kandi uruba ko Kenya ifite ubushake bwo gahora amahoro muri Kongo ishobora nayo gutera inkunga hariya cyane gusa niyatangiye mu buryo bumwe n'ubundi. Nanone kandi Uganda uribuka ko yaremeye gukora imihanda umusaza Museveni warayotambutse ikatunamushimire ubutwari congratulation tumaye congratulation umusaza kandi tumwifuriza akazi keza muri ofisi yiwe uriya musaza afite inararibonye mu kuyobora igihugu hari abantu babango ndimezaliwa ngo navutse nguriya mugabo ari president hoya abagande bamutora kubera ko bazi impamvu yabyo taco nashaka zahagwe apfe kuba yoboye niyo biyabigana abagande bamwishimiye niyo biyabigana ariko mu by'ukuri banyirawe nibo bamutoye habe natwe mu karere tatubaniye nabi ntabwo yijundika mu miryango yicana ngo ashikire umwe oya ahubwo naba agaragaza n'ubwo ubushake butaba bwinshi cyane ariko tuba tubona ko agaragaza ko abarengana uyuka ko nawe afite ADF narugwanya ubutegetsi bwihariya yashoye mu imbaraga nawe kugira ngo abashe kwigwanya hari cyaha yakora kuko iriya Beni yamaze kugwa ibihumbi n'ibihumbagiza abakongomani bazira ADF naru n'umutwe witwara k'Isilamu kuba kandi utarasa ushinja nizo bita ngo ni jihad muri Isilamu ariko nabwo tukaba tubagarura kuko iriya dini yagize harimo bita ngo n'abaradikali bumva ko bakwica abantu kubera gusa kuko badahuje imyizerere kandi bakumva ko ari 6 noneho ngo abadukurikira wenda baraseka ariko nivyo niko kuri guhari izo bita ngo ni hurizi muri Islam avuga kuko iyo uguye mu ntambara jihad mu Rwanda idini ryabo Allah cyangwa se Imana yabo igomba kugira ite kugororera abagore 72 b'amasuke ni mwumva icisha abantu n'amadini tuzayamagana igihe kimwe tuzarwaniye tuyitsinde twinjire mu masasu twinjire mu y'amadini Musiramu ushaka azatwandikire tuzamu ubusobanuro buhagije ntago tubitinye kuko kwica umuntu kubera ko mudahuje idini n'ibintu bishaje cyane ni ibintu zo muri Moyen Âge naje ngo Moyen Âge muri antiquité âge de la pierre taillée mu by'ukuri nuko bimeze amakuru ni menshi ariko kandi dusubikira umwe baramubwete se waretse wahaze boye ngo mbaye ndetse koroheraho ati mbaye ndorereye simvuga ngo ndahaze kuko mukanya ndabikenera nigeze kubwira sokuru kimwe mvuye ku ishuri ngeze muhira ruguru ndavuga ati sokuru ndarangije ishuri teka mashi ngurarushe ureke aho ishuri zarishije no musaza umwe wacu nawe agira ati noneho reka simvuga izina ariko yari afite umuhungu umwe w'umupadiri wize ararangiza ni na padiri noneho akaba afite n'undi mukobwa we wagumye kugenda yiga muri za biochimie kuko arabamumenye kera akaza muri za laboratoire akaza muri za infirmière aramagine bijya byo kudahitamo ikintu kimwe noneho ngo buce umusaza yarataranata baruka yaje gusaza nyuma adusuye hara mu Rwanda asanga abamwana washahayiga bigeze ati nahinduye ibibazo bitangwa na faculté cyangwa se section ati ni muri ibi ati amasomo wize arataye umusaza wawe umupadiri tiko nje nzamparura rimwe 2 3 4 tayiwe ayawe arayarenze taho mu burerekeraho ngaho soreza wowe urusha musaza wa masomo akaba afite amakanisa atagira ukundangana mu Buraya nuko akaragashiyemo yego Dr. Katugushimire
dusubikire bazavuga ngo akaryoshye ntigahera mu kanwa aya makuru nubwo ruhande rumwe ataryoshye ako kandi uburyo twayavuze buraryoshye kandi nanone bibiza ngo mu biba byose muza mushima yego turashimira rero mwe twabanye muri kiganiro mwakoze kubana natwe kandi dukomeza gushimira ubufatanye bwanyu commentaire zanyu like zanyu share zanyu ndetse n'abatara